Ashimira yawe Jehova. Ashimira yawe Jehova. Tuzamuye icyubahiro cyawe. Turagushimye aya masaha Jehova. Shalom, shalom, shalom. Wanadukurikira kuri FMI Dominant TV. You are most welcome, sir. You are most welcome, sister. You are most welcome, everyone in your category. You are most welcome. You are most welcome. Kudukurikirana mu biganiro tugira byiza tuhora tujya kuri televiziyo yacu nuko tubakunda cyane kandi tugashaka kugira ngo dusangire amagambo meza y'Imana. Twati kukumbuye ariko nawe uruhare rwawe subscribe kugira ngo ukurikirane our series. Turebe tuvuga ku bijyanye na personalities batandukanye. Twabavuze wora Pastor John, tumaze igihe tuvuye mu biganiro bitandukanye dukurikira hasi urabikurikira byinshi. Ikiza no kugira ngo ukurikire amateka aho byahereye uzakomeza kumenya kwitwa kuri babantu ba personalities, biblical personalities. Abagabo bakoze imirimo idasanzwe, abagabo bahinduriwe amateka kubera gusurwa naho n'Imana. Babaye visited in the special way. Bamwe babonye purposeful visitation kugira ngo bahamagazwe mu myamagaro. Bamwe twabonye barahamagawe bari mu bihe bigoye byo gukiranirwa, Imana yabahindura. Imana yagusura muri every corner kugira ngo ihure n'ubuzima bwawe ibukoresha uburyo bidasanzwe. Rero turanezerewe kino kuri aya manywa kongera kwakira nanone mugenzi wanjye muri studio Pastor John Sayimana witabye Imana. Yaje ariko cyane kwitaba Imana cyo umuntu yarambaza ngo isa yitabye Imana yarapfuye yarazuka. Ntabwo yazutse. Ntabwo siko yanazutse ko imaze ku twabonye ku mbatizo ifite ubwoko. Hari mbatizo yo gupfa, hari mbatizo yo twabonye abayahudi bya ngo bajya ibibatizo byinshi no kuvuga kwa wabaga wavutse. Ngo yabaga mbere ari mu nda ngo yabaga yapfuye. So yavuka bavuga ngo yazutse. So kuzuka ni kwisha ariko kuzo tuvuga ngo yagize mu mugwa n'Imana. Yamagawe n'Imana se tusobanurire no kwitaba kumeze gute. Mu bitabye Imana Pastor. Ndabashuje inshuti bakundwa bakutugurikiye kuri FMI Dominant TV nuko mubyumvishije na iteka no kongera kuboneka imbere yanyu. Pastor Daniel wakoze kunyakira, Imana igumugisha yakoze kunyakira muri studio kugira ngo tugeze abantu ubutumwa bwiza. Nuwo John yewe witabye Imana ariko wa rero witabye Imana mwaka wa 2004 nitabye Imana. Gituma nkunda gukoresha iryo jambo. Mbere yaho gatoya naragera ku rwego rwo kuyitaba. Nabanje kuyigomera
narayigomeye namaze mu mwaka umwe n'igice naranze kumvira ijwi ryayo nikorera ibyanjye mfite ibyo nkurikira mfite izindi ambitions ndashaka kurangiza kwiga ndarangiza amashuri yanjye mbone bachelors insoza kikorenda nzajye mu ishuri rya Bibiliya ko nahoraga n'ubashaka kuzajya mu ishuri rya Bibiliya yo nzajye gukorera Imana nzi ibyo ngiye gukora ariko Imana suko yabishakaga yo yashaka ko maza gutozwa naca muri formal training nyuma mu kwezi kwa 8 itariki ya 10 2004 nibwo namanitse amaboko ndibuka nari magaze mu corridor ahantu kwishuri aho nigaga kuri Kist zamura amaboko ndavuga ngo ndakwitabye uhereye uwo munsi ndavuga ngo nitabye Imana uko niko nitabye Imana rero buri muntu wese iyo yumva ijwi rihamagara akaryitaba yitabye Imana mujya muvuga ngo wapfuye yitabye Imana ariko sibyo ntabwo ari byo abarangije imirimo ndetse njya mbwira abantu ngo nimfa mvuye mu isi nimva mu isi muzavuga ngo arimutse nzaba nimutse aho nabaga hano ku isi mbana namwe ariko nzaba nimutse ngiye kuruhuka yes ikintu uko nitabye Imana yenda amateka ni maremare kukubwira uko byagenze byatwara umwanya reka twinjire mu katurebe mu ijambo ryo tugiye kwinjira mu munsi ngiye mu mukozi Imana tuganire umugabo bita Yosefu afite ibidasanzwe by'Abajonya yes ndashaka tugiye ku mateka kukunda ko cya history nanjye ni historian muri world system n'ibindi ariko ndashaka nanjye mbona ku mateka ya Bibiliya cya history yes twiga mu cya history ikintu kimwe wanganire kandi kikanezeza ku cya history niba abagabo bawe se nabandi ku rubuzi umwuka wera bari muri kaminuza bakuze umwuka wera ariko uyu mugabo we mu matangiriro y'akinaka yego tubona mu itakarose yego dreams twanazivuze wa second last series mu mwaka ushize tuvuze tuzonye tubivugeho kubijyanye n'amayerekwa n'ama dreams ariko uyu dreamer tumubona ku mugabo bita Yosefu uyu yari umugabo wa dreams inzozi ariko amateka yi yari amezate tubwire kuvuka kwe no kugira ngo yangwe nabene se banamugurisha mu isoko ariko ahinduwe kandi umutabazi wabo mu gihe bari bahungiye Gosheni mu gihe bari bagiye n'inka zabo badafite icyo kurya akabahindukira umugabo udasanzwe ukatuga ku mateka ubwo twece history batugata kuri history nurangiza tumurebe muri Egiputa turebe ibyo yakoze turebe n'igihe jambo rivuga ngo ngo haduka Yosefu ngo haduka Farao twagiye kumenya Yosefu Imana igumugisha urakoze cyane kubw'uyu mwanya ndagira ngo uyu munsi tuvuge kuri umwe ku Bible characters witwa Yosefu ko yahuye n'Imana. So in short, let's introduce this one in English. People are following us to understand our theme. We are talking about today another personality is called Joseph. This man Joseph, he was born a dreamer. He used to dream a lot of dreams, and his fellow brothers hated him. The Bible says one time they took him to the marketplace in Egypt, and he was sold to Egypt because he was a dreamer. And all along we see his story, we see his tragedies he passed through, and he became a prime minister in the foreign land. That historical background gives us a highlight that each one of you, each one of us, we can become a fulfilled purpose. We can fulfill a purpose upon us when we understand the reason why God loved us. And this man, he was there as a dreamer, but they hated him. But no matter that hatred they caused against him, the man became a prime minister in the foreign land. So when we will talk about this one in Kinyarwanda, switch on in Kinyarwanda, but after we shall be concluding maybe in English for people who are following us, who are viewing us, to understand the better context, the context of our message. Thank you so very much, Pastor Daniel. Ndagira ngo mvugane namwe mwese abadukurikira. Turakwibutsa ko wa subscribing cyangwa se ugasangiza abandi ubutumwa inshuti zawe muri contact list yawe, basangiza ubutumwa ushobora kubishyira kuri Facebook page yawe, ushobora gushyira video ukayishyira kuri status yawe, uzafatanyije natwe kuvuga ubutumwa bwiza no kubwiriza kugira ngo tugire abandi bantu dufasha. Muri iki gihe rero twahanzweho no kuvuga ukugendererwa n'Imana. Ni byinshi dukwiye kubivugaho. Mu by'ukuri ikintu cyose cyo kiri gukora impinduka iri bube hari ikibanza gukorwa muri isi y'umwuka. Every change that we desire to see, there is something to be done first of all things in the spiritual realm. Mu isi y'umwuka rero hari ikibanza gukorwa. Umuntu kugira ngo ahinduke, umuntu kugira ngo ahindure imitekerereze ye, hari ikibanza gukorwa, hari icyo twita regeneration. Regeneration no kuvuga ngo ni nko kuvuga ubwa kabiri, hari impinduka mu mitekerereze ya muntu. The mindset changes. Akamara cyo degeneration yangiza. Yes.
rero iyo tuvuga kuri regeneration kenshi iyo tuvuga kuri salvation tuvuga regeneration nuko ahindura imyumvire ye information akihana kuko hari something that has happened in your spirit aho umuntu atareba mu mwuka wawe ukumva urigaye ariko iyi regeneration turimo tuvugaho when God visits someone ihindura uyu muntu wari umunyantege nkeya umuntu wisuzuguraga umuntu yenda wari ufite n'ishyaka ariko atazi ibi bintu bimurimo niba Imana inabikeneye niba atari byo yishyiramo gusa ibintu byinshi ntabwo tunabyishyiramo hari Imana hari ubumana babone muri wowe hari divine purpose iri ku buzima bwawe ukeneye icyo twita trigger ukeneye imbarutso gusa imbarutso y'Imana Imana igarazana ikibiriti cyayo cy'umwuka ikarasa umwambi wayo ikakurasa nka trigger imbunda yes ibikeneye rero umwambi wayo w'umwuka ikarasa gusa kugira ngo byari byagurumanaga muri wowe bitangire kubona shape bibone icyerekezo bifata umurongo rwose buri rero uyu munsi katonyibukije yuko umuntu afite gura n'ikintu kikamugira umumaro happiness n'abavuga happiness umwe gusa cyangwa se any situation ukahindukiramo so tugaruka kuri Joseph rero dusobanire ku mateka Joseph ni mwene Yakobo yego Yakobo ni umuhungu wandi wa Isaka wa Abraham Abraham mwene Tera muravuga mwene Tera twarebye mwene Tera tuvugaho tugeze ku muzukuruza rero waramyaga ibigirwamana Tera warabyaye abahungu babiri batatu barimo Nahori barimo uwitwa Abraham barimo nande na Kanani yitwa Kanani yes sinibuka neza ariko abo bana uko ari batatu yari yarabyaye Abraham ni ukomeje kugaragara arimo aragaragara Abraham abyaye Isaka abyaye Yakobo abyaye kandi abana 12 abana 12 mu burabo 12 harimo umwana witwa Yosefu nawe turi buvugeho yari umuhererezi actually si n'umuhererezi yarabanzirizaga umuhererezi kuko habanje kuvuga witwa Benjamin niwe waherutse uyu mugabo uyu musore tugiye kuvugaho uyu munsi witwa Yosefu abyarwa n'umwe mu bagore ba Yosefu ba Yakobo witwaga Rasheli uyu mugore Rasheli yabyaye bitinze yabanje kuba ingumba amara igihe adafite abana umuvandimwe Leya abyara abana kubita abana b'abahungu yuzuza abana ngabo undi akomeza gutegereza nyamara uyu mugore yari favorite yari umugore ukundwa cyane Yosefu come again wari ingumba abyara igitangaza cyanze kubyara rero niwe waje kubyara umwana witwa Yosefu nasubiremo ukaje kubingenzi watinze cyane kubyara abyara dreamer sinibgutinda gusa ariko yari umukundwa yari yarakundwa kaye kuri Yakobo yakundaga Rasheli cyane atinda kubyara ahabyara igikomere yari afite igikomere ariko Imana imugirira imbabazi agiye kubyara abyara umwana w'umuhungu witwa amwita Yosefu amaze kubyara Yosefu byari bifite icyo bisobanuye kana mu cyongereza ngo wari empty pot kugira ngo gumane ikintu kibi cyane kibabaza umubyeyi Yesu urumva rero kubabara kuko kwa Rasheli ariko Imana ifite umugambi yita ku muntu dukurikira yego niyitaye kuri yo barrenness yitaye kuyereka gufiteho ubinyuramo ariko n'igihe gitoya kuko Imana yateguraga Rasheli komeza Rasheli abyaye umwana w'umuhungu amwita Yosefu nyuma yahaza no kubyara undi amwita Benjamin nibo bana babiri gusa yabyaye Benjamin nguyu yaramubyaye bari ku rugendo yamubyaye immediately gatoya bavuye kwa Labani se kuko ari we se wabo abakobwa bombi se wa Leya na Rasheli asubira iwabo agiye guhura na mukuru we witwaga Esawu muri cyo turimo turavuga kuri Yakobo Rasheli yahereye ko anapfa asiga abana bato b'imfubyi asigara na papa wabo rero yakumva kubita Yosefu na Benjamin agerageza kubitaho arabakunda arabiyegereza cyane ntekereza ko papa wawe icyatumaga n'abakunda nuko babyawe n'umugore yakundaga cyane cya kabiri nuko mama wawe yari yapfuye yagombaga kuhaba akaba mama akaba papa kuko abana barerwa n'abakeye cyangwa ba mukase bakunze kugira utubazo ba mukase b'abantu namwe Imana ibagirire neza ntimukabe ibibazo ahubwo mujye mukunda abo bana yes mubaberaho ba mama babo batari turihuse uyu musore waje kuvuka nyuma aje kugira ubuzima budasanzwe ibimenyetso bidasanzwe byari kuzima ibimenyetso ya muntu kuri kimenyetso kimubaho haba hari ibirango ibintu bikuranga bigutandukanya n'abandi no mu kazi sanzwe ya company hari umuntu ugira ikirango cye yes umuntu abakozi bose bangana babyita distinction is umukozi umwe akaba afite ubwenge bwihuta unakagera gahora ariko akagira ikibazo gisasanzwe no mu nama hari umuntu uvuga ikintu atinda ariko yavuga
proposal mukayitindaho ukayitinda komeza wari thought after ndacyatekerejwe cyane reka tujye mu gice cya 37 mu gitabo cy'itangiriro naho dusanga ubutumwa bwacu bw'uyu munsi reka dutangire Yosefu atoneshwa na se bene se bamugirira ishyari Yakobo yari mu gihugu cy'ubusuhuke bwa se nicyo gihugu cy'i Kanani uru ni rwo rubyaro rwa Yakobo Yosefu amaze imyaka 17 avutse yagiranaga na bene se inama mu busore bwe yabanaga na bene Biruha na bene Zerupa bakase akajya abarira se inkuru z'ibibi bakora akajya abwira se inkuru z'ibibi bakora atangiye agaragaraho ikimenyetso cya mbere nuko ntabwo yihanganiye ibibi by'abakuru be barimo bakora yari umuntu udakunda ibintu by'amafuti nahishira yari aripoze Israheli ubwo niwe Yosefu niwe Yakobo atonesha Yosefu amukunda birusha iby'abana be bose kuko yari yarabyaye kuko ari we yabyaye ashaje amudodeshereza ikanzu ndende bene se bamenya yuko se amukunda birusha ibyabo bose baramwanga nibajya bagira ineza bamubwira urumva bahoraga bakabwira nabi dore ko gasa dore ko gisa things of that kind amagambo nk'ayo ngayo yo kumuharasinga Yosefu arota inzozi azirotorera bene se barushaho kumwanga arababwira ati ndabingize nimwumve inzozi narose ngo twahambiraga imiba mu mirima umuba wanjye urahagarara urema uwanyu iyanyu miba ikikije uwanjye iwikubita imbere bene se baramubaza bati nukuri wowe uzaba umwami wacu nukuri wowe uzadutwara izo nzozi ze n'ayo magambo ye bituma barushaho kumwana basobanukiwe neza ibyo babonye dreams barazumva vuba unagendere n'Imana niba yawe ikikize yanjye oh my god inzozi ziri unique ushaka kugira inzozi ushaka kugenderwa n'Imana mu nzozi mayerekwa tarota bya bindi wagusanyira ugasuzugura inzozi urota ibintu bidasobanutse abantu baba barota ngo ibintu bibirukangana ngo ibiceri yana ari inzozi ariko yari afite ibintu bidasanzwe ibyo byo kwa byo kujya mu mutwe none ugatangira no gushaka ko kwanga kanga abantu gusa nabyo ndeba nabi buriya n'abashikeri bene ibyo nzozi z'Imana zikuri urota inzozi zisobanutse ariko yego abantu benshi bafite inzozi mbi barose gusa ariko Imana yararose gasubiremo ngarota imiba oh my god ikikije abavandimwe be yose oh my god ikikije ngo yikubita imbere yongera kurota inzozi izindi nzozi azirotorera bene se ati nongeye kurota izindi nzozi ngo izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyikubita imbere azirotorera se na bene se se aramubaza ati izo nzozi ni inzozi ki nukuri je na nyoko na bene so tuzaza twikubite hasi imbere yawe bene se bamugirira ishyari ariko se jewe na bene so tuzaza twikubite imbere bamugambi tuzaza kubona imbere kandi warabaye byarabaye ibyo ngibyo ariko se ajya yibuka ayo magambo bene se baramwanga abana byaye Yakobo arabibona ko bamwanga ariko se ngo akajya azirikana ayo magambo azirikana iby'Imana icyo gihango turimo turavuga gusurwa n'Imana uyu musore yasuwe n'Imana abwirwa icyo azaba kimbere arakibwirwa akibwirwa mu buryo bubiri abwirwa mu buryo bubiri ariko bwose bwasobanuraga ikintu kimwe ahangaha kandi Imana imweretse neza icyo twakwita uwo ari we hagati mu bavukamo uwo ari we inshuro nyinshi hari igihe twica hari igihe turwanya abantu bakatugira umumaro hagati muri twe tubabarire cyane ukaba ufite imwe n'abantu ukaba ubana n'abantu ukaba warereranywe n'abantu ariko bakakwanga bakakwangira kubera icyo bakubonamo nyamara ntibazi ko icyo bakubonamo aricyo kizabagirira umumaro ndabwira abantu bose mu ngeri zose kategorizi zose mu miryango mu macyakezi ndababwira hirya no hino mu organizations niba hari umuntu ubona ukabona afite ubwenge ukabona afite umutwe ufungutse ukabona afite passion afite ishyaka uyu muzima umucecekesha ahubwo gira ute ahubwo umufasha umushyigikire kuko namera neza nagira neza agatanga umusaruro bizabagira umumaro wese Kandi ishyari riva ku badayimoni urwango ruva kuri Satani nacyo Yosefu bamukoze kandi babwire mwa bantu mwe mwirinde ishyari mwirinde urwango ahantu muba hose
jya ugerageza kureba niba umuntu hari icyo akurusha, niba hari inzozi yagize zishije, indoto afite, niba ibitekerezo byiza afite bishyigikira. Arajyane urimo gukora cyo ugura abantu. Muzi ko yo umuntu umugabo yatubwiye ngo ngishari yo ribera ribi. Mumvuga ngo no kwifuza ko kino gitabo nyiguha. Nagiye uyu nguyu kikakunyuraho ukarakara. Ngareke ibyiza nubona kijya kuri wa muntu. Aho gushyira amaboko nawe umushigikire kimugereho. Kuko iyo kigeze kuri uriya nawe akutekerezaho. Akakugaruriraho. Ati rero ukajya wanga ko ikintu kikunyuraho. Nicyo cyari bivuze ngo uko kikinyuzeho. Wereka kigende. Uko kigiye niko cyaho kizaza. Niko bimeze no mu kazi. Nibazamura undi ujyumva ko nawe uzazamuka nezerwa tuyazamuka. Ngira ngo ako gace turakavugaho. Tukavuzeho ko tuvuga ubona hari abantu bana nabo, abavindimwe nabo, abo mukorana mu kazi, yaba ari mu murimo w'Imana, yaba hanze mu kandi kazi mu company, niba ari muri leta. Umuntu uri wese mukorana ukabona afite ubwenge mukunda, afite excellence, abo mwegera guheho, afite excellence, afite ubumenyi, ari rich, so rich, gerageza umwiyegereza kumugirira ishyari. Yego. Hari n'abantu bamwe ureba umuntu akuruta, uramuruta, urumva muri appointment, uramuruta muri appointment, ariko wamureba ari hasi yawe gatoya, ariko wamureba ubwenge afite, ubumenyi afite, uburyo akora ibintu bye neza akabinoza, ukumutangiye kumugirira ubwoba, ngo azansimbuka. Mumureka nawe azamuka. Ntuzaraka cyane, niba mushaka kubona Imana bya raporo bibi ni bibi cyane kuko nibyo byiganje ama societies menshi cyane, kuko abantu badafite Imana nuko batekereza. Ariko icyo babaje nuko n'abafite Imana bavuga ko ubwenge nzabukira, nabo bitwara bati ubwenge nzabukira, umunyabwenge nitumwiyegeza kadaya kumwandikira izandiko zo kumuhoninga kumwe ko yakererewe uramushaka utuntu duto umuntu akuyenza umushakaho impamvu umutega imitego. Nize kuba nkora ahantu ho guhamya kera cyane, narikoresha umuntu waraga mu gitondo ati mushira imashini hasi, kazi kane kararangiye tagomba kongerwa control. Ariko mu by'ukuri umuntu ntabwo yatwifuza ko tuba tubizi. Twaringa batatu, aravuga ati akazi kararangiye, control ntabwo yongere, kararangiye. Tukigenda tumva control yongerewe, ariko Imana yakoze kidasanzwe. Tuvuye aho tubonera appointment njya ahandi heza harenza yo nanyahembwe hariya. So bivuze ngo Imana ibireba, kandi Imana yita kuyerekwa ye nubwo wagirukana ukagirukana muri ako kazi, uwo muntu afite ikinakuruta ukamwirukanisha akagenda uzamusanga ahandi. Biraza gusa n'ibingibi. Birasa. Joseph arapra kuzima baba. Muvuga ngo iyo statement yawe iri bugaragara muri iyo story. Twekomereze imbere, komeza. Joseph rero nagukwiriye niba mufite ba Joseph mu camp yanyu, mujye mugerageza aho gukorera uburyo ubwenge ba Joseph bafite mu busigasire, mumenye ngo ni umutungo. Mu kataje mukomeza mumenye ngo ni umutungo dufite. Kuko ikintu cyitwa umunyabwenge ni Gerard. Yes. Aho yari Gerard. Niba ari umunyabwenge, niba ari iyo mana y'ubuyobozi, iyo nyenyeri y'ubuyobozi mugaragaraho, please mumusigasire mureko mufata neza, azabagira umumaro kandi azateza imbere ikigo cyane, azateza imbere organization teri imbere. Ndakumva cyane. Reka tuva aho ngaho bamugiriye ishyari. Ngira ngo tutaragera aho ngaho tubanze tunibaza umugambi mushaka kumbabwira uti pastor rero umugambi w'Imana n'urugo ubuse kuko hari cyajyaga kubuza Yuda kugambanira Yesu, hajyaga kubuza abavandimwe kumugambanira, kandi umugambi w'Imana wari uko azababera aho uzasohorezwa hari hazwe imbere y'Imana ari hazi. Yego. Nta kibazo. Ariko ujye usenga ntuzaba umukoreshwa n'umwanzi gusohoza ibibi ku muntu. Reka nihute. Reka njye mu gice cya 37 iyo ugisomye cyose uraza kubona bene se wa Yosefu baramugambanira. Bamugurishije ku mucuruzi wacuruzaga abantu. Icyo gihe bacuruzaga abantu hari mu Nyegiputa waguraga abantu. Yari umunyetiyopiya niko Bibiliya ivuga? Yes, agura Potifari. Yosefu yisanze mu maboko ya Potifari. Bamutoye kuri marketplace kumugurisha. Yes, agurishijwe mu maboko ya Potifari. Abo baguraga abantu baramutwaye, yisanze kwa Potifari aragurishijwe, agiye kuba umucakara, agiye gukora akazi k'ubugaragu kwa Potifari. Yabaye igihe kirekire. Ariko igitangaza agiye kuba umucakara nabyo byari umugambi w'Imana. Agere hariya. Icyo rero nabanje kuvugaho umugambi w'Imana ushaka kugutwara ahandi. Wakwirukana ariko ujya mu mugambi w'Imana gukomeye. Mbwira abantu mwese mwarose mufite umwamagaro uvuga uti nahuye n'Imana yavuganye nanjye, ariko ndibona ahandi hantu nakekaga. Ndibona ushobora no kuri muri gereza utwumva. Ushobora kuzatwisanga uri muri gereza akwibaza uti umugambi w'Imana se ugeze hano uti ubu ndi hano makora iki? Wareba mu dosiye ugashaka icyaha ukakibura, ugasanga nta dosiye irimo.
ariko umugambi w'Imana ukakujyana ahantu kugira ngo uzabanze utegurwe neza cyangwa ukore iyo murimo kuko hari umugambi w'Imana kuzanga. Nihuse turavuga ku gusurwa n'Imana. Iyo umuntu asuwe n'Imana hasigara icyo twita a mark in the heart of a man. Umuntu agira ikimenyetso n'ibyo asigarana mu mutima we ibihamya. Umuntu wese adashaka kumuhanaguramo. Pastor n'Imana yarakubwiye ngo ndashaka uzankorerwa umushumba. Niyo isi yose yahaguruka igashaka kubirwanya ntabwo yabishobora, ariko wowe bikakugumamo ntabwo bazabishobora. Umugore wawe yabigukuramo, abana be babigukuramo, kurota gikomeza icyo Imana yakubwiye nako bimeze. Mugambi Imana urakomeza. Mu gice cya 38 Yuda tujye mu cya 39 nyirabuja wa Yosefu hashatse kugira ate kumufata aha hantu kwa Potifari yabaga. Nyirabuja wa Yosefu abonye ukuboko kwiza igikundiro cyari kuri uyu mwana w'umuheburayo, ubwiza bw'Imana bwari bumuriho, yari afite icyo twita a hand of success. Ukuboko kw'Imana kwari looking, ibintu bye byose yakoraga byabaga byiza, akagira igikundiro, yari umusore ufite ubwenge, yari a good manager, ibintu yahabwaga byose abimanagingaga neza. Muka Potifari ari umusore wari ufite uburanga, uragatara iki gisore ubundi twaryamanye, niba yifuzaga kubyarana nacyo, niba yifuzaga kuko ngo hari abantu muri iyi si bakunda abana no kuryama ku bantu beza. Banza unyumve neza, ngo abantu muri isi yabonye umuntu w'umuhanga uri talented ngo atanga n'amafaranga kugira ngo bamubyare mu mwana ngamubone haka. He talented person, a talented businessman, a talented athletics, arashaka ngo abone imbuto y'uyu muntu agira urubyaro, but which is not good. Ikeneye kumenya umugambi w'Imana. Uyu rero yashatse kugira ngo baryamane, ariko icyari inyuma ntabwo batubwira ko yashakaga yenda kuzabyara umwana umukomokaho, ariko gusa yashakaga kwica destiny ye. Yashaka kwica destiny, kambwira abantu mwese mwarose mwafite inzozi mwahawe n'umwami wawe, rindi inzozi wahawe. Satani ashaka kwica destiny yawe, ashaka kwica iherezo ryawe n'Imana ikuvugaho, kuko once you corrupt your mind itangiye kwangirika mu mutwe wawe, ugatangira kugenda ukora ibyaha, ugenda ukora ibyaha ugeze hose, menya ngo urica destiny yawe, urica iherezo ryawe n'Imana yakuvuze. Muka Potifari yaje kumutsinda, ariko bisoza bimujyanye muri gereza. Muri gereza yabaye iminsi, agezeyo ubuntu bw'Imana bwakomeje kumugaragaraho Yosefu, kuko icyo Imana yari yaramuvuze mwibicu bari muri Egiputa nabakiri iwabo muri gakondo y'iwabo. Ari mu kindi gihugu yagurishijweyo, abayo ariko agezeyo akazi yakoze n'ibyasoza gutyo, ahubwo yisanga muri gereza, kuko umugore wa Potifari aramubeshye. Mu gice cya 40 Yosefu atangiye gusobanura inzozi zabo babana nabo muri gereza. Inzozi akomeza ariko barasaza byo naho ngora kandi mbonamo kugira ngo Yosefu abadukurikije banabyumve. Muri gereza naga abanyashari yahuye nabo ko bari mu bibazo, ahubwo baratabawe. Nuzi ko bamwumvise baratabawe. Iyo umuntu ari ubuntu bw'Imana yarahuye n'Imana ahantu hose ageze, bo ntago bamwisha abo baramwumvisha, aho ageze hose arakora Imana ibana nawe kandi igafasha abantu baho ngaho. Iki nicyo tugiye kwitondera. Umuntu wahamagawe n'Imana, umuntu wahuye n'Imana, ariho ubuntu bushobora gutabara abandi nubwo we umubona nk'uri mu byago no mu bibazo. Ujyamba n'abantu bamwe ngo se nava muri Kigali njya gukorera mu cyaro, ariko no mu cyaro Imana yagusanga yo kwahindura nawe. Igice cya 39 cy'itangiriro tuhabona arafunzwa azize abeshyewe ko yari agiye gufata ku ngufu muka Potifari. Urubanza ruraciwe, amaze gufatwa, urubanza ruraciwe, arafunzwe, arakatiwe. Amaze gukatirwa agezeyo atangira kugira umumaro nanone, atangiye kuyobora abo muri gereza, atangiye gusemura inzozi zabo. Yasemuriye abantu babiri, asemuriye abantu babiri, avuga ko umwe azagira ati abwira umwe ati wowe baraza kumukura muri gereza umanikwe upfe, ati wowe urasubira mu kazi kawe ujye guhereza umwami, ujye kumuha vile. Niko byagenze. Wa wundi wafunguwe wabayeho ageze yaranabyibagiwe. Uko yaramubwiye ati nugere uzanyibuke uzamvuganire, ageze yarabyibagiwe. Abyibagiwe igihe cyaje kugera Imana nyir'ijuru n'isi uzamvuganira Imana kigeze akana kanimo inyigisho uzamvuganire, ariko abantu baribagirwa. Father John nize kugira umuntu umwe mfasha mubanye mbabarire kuba nkazanye mbanibutse umuntu umwe twaye nari shoje secondaire, ariko mbere yuko njya kwiga muri kaminuza umuntu musiga mu kaza ndamuconnecta ngazaho umuntu ukomeye mu kazi nari buvuge abo umuntu abona akazi kubera jewe nari inkunzwe abantu n'abaganira ndabandi nditeganyirije nikagiye butare n'ingaruka zamesha akazi nanjye ngarutse ndamabagara ko se nshomereye kandi aragusiza abantu burayo uzanyibuka
nakazi gahari ahubwo nyuma y'igihe gito azana barumuna babo ayo nibo yakuye mu gihugu kindi cyo hanze arazana bashyira muri ako kazi jewe ngo mari umushomeri ndabimenya ariko Imana n'igitangaza nanjye Imana igira ukuntu ngiye yakugiriye neza twikomereze umugambi w'Imana ariko urumva banyibutse ngo nawe uzanyibuka uragiye ntabwo yamwibutse haciye igihe umwami Farawo aza kurota inzozi mu gice cya 44 Imana ikoresha undi nanjye uzukora abantu banyibuka ntabwo aha yakoresheje undi wibuke tugende bora mu gice cya 40 Farawo arose inzozi izi nzozi zimunanira gusema ariko nuko uvuze ngo yakoresheje undi ni wihereyeho kugira ngo unagaragare yibuke ari gukoresha wa wundi yego kuko Farawo arose inzozi abapfumu abacuni bose bananirwa n'abacurabwenge bananirwa gusemura inzozi ze yego arazibatekerereje uko yarose ariko inzozi zibananirana bose bayoberwa inka zirindwi zibyibushye n'inka zirindwi zihorose zimanutse ibintu ni biki kandi zinanutse ziriye zibyibushye zinaniwe kubyibuha zisigaye zikibyibushye kano kari gitangaza yamiba irahagaze iremye ibyo bintu byose yajyaga bifite akantu gafite umwuka ukomera w'ishuri ibyo ari byo iby'inka zirindwi zibyibushye n'izinanutse zirye zibyibushye birindwi byose ibyo byose bananiwe kubisemura wa wundi wafungwa aravuga ati databuja ko ufite ikibazo mbabarira utarica aba bantu ufunze umuheburayo ariko yakunze problem bereye kuri uyu mugabo bwite hari umugabo ufunze umuheburayo waretse tukamuhamagara tukamuha chance kwajya rotora yego bagiye babwiye Yosefu baramutunganyije birumvikana gereza arasa yari ihebye hari yicaye mu kadukuru kankoresheje mu kadukuru sinzi namuri kamenya kadukuru ni gereza abadukurikira hari ahantu kagafundanwa yari negeza kwa naramukatiye kasho abantu batabana ni kasho nafuzwe kigega polisi ariko gereza yari muri gereza yarakatiwe yari yakiriye ko yatumye ngo azamwirukane igihe cy'Imana kiragira ikoresha ibintu turimo turavuga guhura n'Imana iyo wasuwe n'Imana mugambi wawe naguheranwa uwo munsi twihuse story yacu kugira ngo tuze kujya ku musozo wayo ko turashaka kwinjira mu kuyansura baramutumyeho aje batirere tubwire umwami Farawo ati tusobanuye ndone nose kujya bisobanuye iki hafite nyagasana ibyo ngiye biroroshye umwami nahagarika umutima akambigusobanurira hanyuma ziriya wabonye ziranutse zirindwi zihagarara imyaka 7 y'inzara y'amapfa ziriya zirindwi wabonye zihorose z'amapfa cyangwa zihorose zariye atariye n'imyaka abantu bazatungwa n'umwero w'imyaka 7 hakorwa iki se k'ibyo bintu bikaze ukoresha ibigega mutegura abajera mutegure mu gihugu hose abantu bahinge mutegeka abantu bahinge ntihagire mu Rwanda ejo bundi baherutse gutanga itegeko ko buri sambu buri kintu cyose kiraye kitubatswe gisigarira cyose barakanyuje ku rundi nirukanse by'ahantu ariko maze ndengene muhinge vuba mera ko ndatanga ni muhinge reshize itegeko ry'u Rwanda cyangwa Minisiteri y'Ubuhinzi yategetse buri gisigarira gihinga nari mfite agasambu kanyashizeho umuntu namuhane nagutije hinga vuba ibazaga kuko numva itegeko rikiriya niya mudahinga turatangwa tubiha abandi babihinga narabikunze cyane igihugu cyagitekereza igihugu burya ibihugu amateka arisubira burya amateka tubaho nk'ubuhanuzi ibyabaye mu myaka bigenda bigarukeza amateka mabi tayatwemera abantu bajye bacana bugufi bemereye isi yose iki gitekerezo n'iminyumvire ya Yosefu irakoreshwa ku isi hose ni manager muri za leta zose amateka dukopera iyo habaye burumbuke ibihugu birategeka ngo nimuhunike imyaka na za mazutu barazihunika muhunike mubike muzigamire ibihe bibi biri cyane urumva bagira bakajya mu kigega bagashiramo atwaje ibitega byaze bashiramo za essence n'ibyo bitabuta nabyo nibigega bakabika ibyo bigega bakashika amavuta menshi batubike kugira ngo utaha tuzabonshe kubona mu gihe cy'amavuta Joseph amaze gusemura amaze gutanga ubwenge cyakorwa umwami aravuga ati ubundi ninde watuyoborera ibi bintu hari umuntu w'umuhanga muzi w'umunyabwenge dufite wakora ibi bintu ni nawe watanze inama Yosefu aravuga ngo nyagasani
ushake umuntu w'umuhanga w'umunyabwenge yego ayobora ibi bintu Yusufu nta nubwo yari afite interest ko ari we wahabwa amahirwe nta nubwo ndatekereza ko harimo n'inyigisho rimwe na rimwe hari ibintu uvuga iyo ufite guca bugufi Imana kuko uba wavuye muri humbleness yes ni humility ireba umutima yes bya bintu bikuzanaho amaze gusobanura byifuje ko ari wowe ntabwo bari kumwemera bari ngo ngo ari undi yavuga ati ni jewe nanose niwibuka namani ya story niwibuka inkuru ya Mordecai inama yatanze ati jewe bwanze bikoreye atari umutase namani araho umwami inama ngo shaka umwami amaze kumaza ngo umuntu umwami yishimira uriya yishira akora iki yishira imbere arataka buri kintu cyose arakivuze umwami aramubwira ati genda ibyo byose bikorere Mordecai ariko yari yifuje ko bikorera we mbere yarazi ko ari bikorera nigero Yosefu yarabisobanura ko umutima we yarabizi Yosefu yavuze inama atitaye ko ari nawe byahawe Yosefu rero ntabwo yari yitaye ko ari we bihabwa tuzanye abantu babiri kugira ngo murebe uburyo abantu batandukanye tujya ku musozo mu gice cya 41 umurongo wa 37 umwami Farawo yegurira Yosefu ubuyobozi bw'izo projects zari zigiye gutanga yes ati mu gihugu hose nta wundi uzanduta nta wundi uzakuruta keretse ki ni wowe wa kabiri kuri iki nawe uzashingura ikirenge utabizi oh my god amuhaye ubasha bwo gutanga uburenganzira nawe uzashingura ikirenge nawe uzava nawe uzagitanga visa nawe uzagitanga passport mwami ku mwambaro amuha ifarashi aramwemeje imbere y'abanyegiputa bose umwana w'umunyamahanga ahawe ubuyobozi igice cya 42 n'icya 43 n'icya 44 na 5 Imana iratwereka ukuntu yakomeye inzara ko yateye i Buyuda niko baza kuza bene wabo yari yarasize bamwe kubita imbere y'imyaka myinshi ya jambo y'abantu bagambira ko yakomeye izo myaka yariciyeho hafi imyaka 10 yego kuko ku myaka 30 nibwo yimye imyaka 13 hafi yari 17 ngo bamurishaga yarotaga ku myaka 17 arahunga imyaka ahunga ntabwo bajya banayivugaho ariko ku myaka 30 nibwo yimye ingoma ubwo twara imyaka harimo nka 20 no ni 10 na ni 10 muri imyaka rero bagiye kuza bashonje baje guhaha muri Egiputa bahageze arabamenya bo bamumenye arayitegereza arabamenya yibuka za nzozi yarose araze bakubita imbere mara inzozi yarose afite 17 imyaka 30 arabibona ko bigiye gusohoza arabihorera niya bahishurira uwanwe yego arabibuka tudatinze udukoryo yabakoze aho ngaho rero umubi yari kubigamba yari kubakora ibintu Joseph Franta akaba mushanye na Kristo bajya bavuga ngo umuryango wa Yuda n'abakina ba Yosefu ni umuryango mwiza cyane ko umugabo nawe yigamba nigeze abigamba aratabara gusa babwiye impamvu hano babwiye mu gice cya 50 impamvu mwashe zanu wari umuganda kungurisha ari mose ko mu gice cya 50 ni naho twagira ngo dusoreze Yakobo Yosefu yibwira bene se ababwira yari amaze kubibwira ariko noneho arabasobanura abahumuriza kadusoma umurongo wa 14 igice 50 umurongo wa 14 ariho dusoreza Yosefu ahumuriza bene se arapfa amaze guhamba se Yosefu asubirana muri Egiputa na bene se n'abandi bose bajyana nawe mu kumuhambisha se no kuvuga ngo se nago yahambwe i Gosheni aho bari batuye baramuherekeje kuko bari bafite ububasha muri icyo gihe bajya mu gihugu cy'abo niho bashyinguye ise noneho umvi yes yari afite ububasha bene se wa Yosefu babonye ko se yapfuye baravugana bati ahari Yosefu azatwanga atwiture rwose nabi twamugiriye batuma kuri Yosefu bati so atarapfa yaradutegetse ngo mumbwire Yosefu ibi arakwinginze babarira bene so igicumuro cyabo n'icyaha cyabo kuko bakugiriye nabi none turakwinginze babarira abagaragu b'Imana yaso igicumuro cyabo Yosefu babimubwiye ararira murongo wa 18 ndetse bene se baragenda bamwikubita imbere baramubwira bati dore turi abagaragu bawe bamwikubise iki imbere nkuko za nzozi zavugaga yikubita imbere y'umuba wanje n'inyenyeri zikubita imbere yego bamwikubise imbere baravuga ati turi abagaragu bawe wibuke mbere bahakanye ko batazaba abagaragu be uzadutwaraho barabihakanye uzadutwaraho ntugahakanye inzozi ziva ku Mana ntugahakanye indoto ziva ku Mana jya wubaha uw'Imana yahuye nawe ntitukubwira ko umwubaha ngo umuramye ahubwo jya wubaha iby'Imana ibica mu kanwa ke
nahoze ndeba video ya umukozi w'Imana Apostle John Mulinde yabwiye hari conference imwe yabaye muri za 2019 ihuza abanyetiriya yari muri Addis Ababa yari yagiyeyo abanyetiriya n'abanyetiyopiya barahura ababwira iby'Imana mweretse yababonye ngo bahoberana byari nyuma gato intambara ya Eritrea na irangiye na Ethiopia ngo barahoberana bishimye ngo ariko baba barebye umwuka w'Imana avuga ngo abantu barahoberana by'uburyarya ngo bakwiye kwihanirana ngo bakwiye no kujya Imana instructing icyo bakwiye gukora noneho amara iminsi 2 atakivuga umwe mu bari bateguye icyo giterane aramata ariko brother John ukwiye kutubwira iki Imana yakubwiye kitubwire cyose ku munsi yagomba gusubira Kampala na timu ye baramuhatangwa garuki aragaruka arakibabwira abwiye iki Imana yamubwiye n'icyo bagomba gukora ndaje nisubiremo icyo yabwiwe ngo umwe wari wayoboye icyo giterane iyo conference ngo hagurukiramo ako kanya aravuga ngo aba n'abadayimoni ngo si Imana yagutumye ngo n'abazimu ngo this message is from here ngo baratangira bategeka abantu gutangira gucyaha abadayimoni gucyaha abazimu atahafite agahinda kenshi cyane haciye imyaka 6 no haciye amezi 6 yari yabwiye ngo nyuma y'amezi 6 niba adakora icyo ngicyo mbabwiye ngo ibihugu bizongera rwambikane barwane message yari yihe Imana yari imweretse ko cyo bagomba gukora ngo bashake abantu 40 n'abandi 60 bave abagabo 40 kuva muri Eritrea n'abandi bazave Ethiopia baje aho hantu ku mipaka y'ibyo bihugu bavuga basengere bihane ngo amaraso yamenetse aho hantu abantu bapfiye aho abantu batagira ingano bihane ngo baje ku buri musozi aho intambara zabereye basengere icyo gihugu yego ngo Imana izazana amahoro n'ubwiyunge nyakuri kandi byarangiye banze kumwumvira ibyo byarabaye intambara ihagurutse bongeye kwambikana bicanye ngo baribuka baza guhamagara John Mulinde batuga ngo tubabarire baje ari itsinda ry'abantu 100 bavuye muri Ethiopia na Eritrea baza Kampala baza ku musozi w'amasengesho kumwihanira Imana yakudutumyeho twanga kumva nibyo byabaye rero Imana ishaka kuvuga ikintu kinyuje mu muntu ukagisuzuma mwana yibabwiye ati ariko arababwira avuga ati mwari mu bikoze mu tabiza ariko umurongo wa 19 aravuga ngo Yosefu arababwira ati mwitinya mbese ndi mu kimbo cy'Imana ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi ariko Imana yashakaga kubizanisha ibyiza kugira ngo isohoze ibiriho none ikiza abantu benshi urupfu none mwe gutinya mbagaburirana n'abana banyu bato arabahumuriza ababwira neza sengera abantu b'Imana tubwira abantu yuko umugambi w'Imana iki Imana ivugana nawe umugambi w'Imana iki Imana guhishurira iki Imana ikubwira si cyawe gusa wenyine ni icyawe na generation yawe ni icyawe n'abandi bantu Imana izashaka ko bakubera umugisha cyangwa ubera umugisha Pastor Daniel hari umuntu wakubitetse yagize inzozi yagize umuhamagaro ariko yahuye n'abantu benshi bamurwanya bamwirukanye mu kazi biciye kwaje no mu nsengero byageze icyo cyose birababaje biteye n'agahinda ariko icyo tuje kubabwira hano ntabwo tuje ari ubutabazi kukubwira ko byanze ahubwo tuje kuvuga ngo ari ubutabazi buva ku Mana Imana yavuganye nayo irongera guhagurutsa niba n'umuntu mwarambye apaza tutsege abantu arambye ati nagize umuhamagaro ariko ntabwo umushumba wanjye yanyemeye arasunika nyirukana ngira amakosa ko nifuza ko ahagara ariko Imana iracyakora turavuga ngo very sorry ntabwo ibyo bisobanuye ko Imana itavuganye nawe cyane rwose yavuganye nawe birashobora ko yenda atarabisobanukirwa umushumba wawe cyangwa se yenda nawe ufite uburyo utitwaye neza mu umuhamagaro hari Imana izabitunganya muri byose rero hardships resistance rigeze ibaho kugira ngo dutekereze neza iyo ugize resistance ibonye utemewe vuba Imana hari igihe iragutegura neza ujojubya kugira ngo irashaka igucura inkamba zikuvemo ubwibone bukuvemo kwiyemera kukuvemo ushobore kuzinjira neza muhamagaro wawe ufite atari yavuga y'abantu biragombya ngo niguhombe hari ibishaka gutunganya umuntu kugira ngo azabe igikoresho yatunganye hari umuntu wigeze kutwigisha ukuntu Yesu mbere yuko agabura umugati yabanzaga kuwuvuna akawushimira
aho manyagura Yeah. yabanza kumanya rero hari yabanza kukumanyagura mu gace yamara kumanyagura akakugabura yes turagaburwa Imana data wa twese kugire neza wowe wacaga ahantu hagoye turasenga ikwambike imbaraga ikwambike ubuntu uhagurutse nanone ikibatsi cy'umuriro cyongere kigurumane muri wowe ikibatsi cy'umwuka wera kigurumane muri wowe wongere guhaguruka mu mbaraga zisanzwe ushira amanga mu izina rya Yesu Mwama kuyobora inzira ikwiriye Mwama kujyana hakwiriye Mwama guhagarika hakwiriye Mwama gutanga umusaruro hakwiriye ube ahantu kundwa ube ahantu wemerwa ube ahantu utanga umusaruro uko bikwiriye mu izina rya Yesu buri mbaraga z'ubusujuje ziguvuza amabuzi gukamura zisirwa mu izina rya Yesu to move out for the time has come. Go in your strength. In Jesus' mighty name, we have prayed. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Imana ibagire neza kandi bambike imbaraga kuri uyu munsi w'Imana udasanzwe. Mugire cyumweru kiza, mugire ukwezi kwiza. Kwezi kwa gatanu turaturanga kubabera ukwezi kw'intsinzi no kwishima no kwisobanukirwa. Shalom.